Da bimeze bite se wa? Meze neza musaza. Amakuru se mana. Amakuru yari meza. Ako mana usigaye warabuze nk'iki. Narabuze mwana, akazi karabuze nanjye ndabura. Ariko mwana nk'ufite amakuru yambwire. nshaka kukubwira mana muri no minsi rero nagize icyamba ndarigwishije. Ewa nkubita ikofi yakagiragendera byimba. Ikagenda. Ubwo ni nkanjye mu minsi ishize. Ubwo noneho sinzi ukuntu narebye mu bantu mpunze muri telefone yanjye. Banguye ku nimero y'umusista twaherukanaga kera cyane. Bandamuhamagaye. Ambaza amakuru nyine ndanye mubwira hodi abaraje. Ndamwifoka. Urumva? Ndamubabaza kabisa. Ibaze. Ariko yanyisigiye ikintu cyitwa umwaka w'ikinyejana. Wasana nanjye ari nkubona ari mfite. Nanjye gutya mu minsi ishize. Nageze gutya nanjye mba ndarigushije. Nkimara kurigusha banagenda mu kijyabareza. Utambwira ko wabuze nayo kurya nk'ukuntu nanjye ubona Cishika byikorera. Noneho mba ndakina. Ijana kiba kirayiriye. 500 kiba kirayariye. N'ibihumbi miliyoni kiba kirayihitanye. Noneho rero ikindi bangiye muri bed ikiraho kiba kirabiriye. Note nzibura gutyo. None naguze none mu mwaka nagize. Wa musheri wanjye twakundanaga nawe. Ntibyahise bihinduka. Uzi umwaka yansigiye. Sha yarananyanze ngo mfite isura ngo ihunguka. Ngo iki? Ngo mfite isura ihunguka. Isura vunguka man. Sha ndebera nawe. Ndebe. Ibisi nyibiki. Ariko urarwaye man. Sha nanjye yarambwe ngo mfite isura ihunguka. Uzi ko yankozeho ngiye kumakabuza akambwa ngo reba akasura yange sigara mu ntoki. None se mwana reka rero nkurangira umuti. Ariko nanjye tipo mugenzi wanjye wawundangiye. Arambwiye ngo tuzagende kwa muganga nyine aturangira umuganga. Umuganga ngo vura umwaka mwana. Ngo ubuze ngo iki? Ako nanjye naruze. Ngo muganga ngo uvura umwaka. Vura umwaka. Vura umwaka mwana. Unyatsi. Ubwo se ibimenyetso by'umwaka ni ibi. Uba baramunda se cyangwa ni mu mutwe? Nta faranga nyiheruka gutunga. Abe ni umujyamara cy'u Rwanda. Nta mafaranga uheruka gutunga. Sosashe z'ibyumweru 2 mane nonswe n'abajama bagenzi bane. Ako sha mutumye nta niyogerana nigendeye. Ariko ndabyumvishe ndumira. Ngo uzajya kwivuza umwaka. Ariko se mwana aho umuntu atajya kuyivuza ni he? Reba nk'iyi sura yawe. Ariko reka twumvikane. Reba wowe wahoze uvuga ngo umukobwa ngo ntago yagukunda ngo nubundi ngo mfite isura ngo mfite isura ifungutse. Ariko abone iki cyatari ikibazo mwana. Ariko vuga unareba hirya. Nta nubwo heruka no kugorosa. Ureka mvugi. Nako nagera nuza super deep ndagora nk'iborosa. Ujye ukoresha isabuni. Isabuni. Ahubwo ari umuntu batumufuka nyine isabuni kuko wasamenya za. Uri muganga se? Jereka nkubwire. Nta nahantu bavura umwaka ayo mafaranga. Uzamu yajyanye ni nko kuyajyana mu kibyabarezi. Uzajya munanirwa gukora ngo mubike amafaranga se. Mugire ngo ubuse. Gusa ubwo noneho ngewe umuntu kumbabaza ubwo nabanze. Kiko se ubundi nawe wajyaga mu bagore ungana gutyo ujya he? Okifata umunora. Okifata umuntu. Ubwo tuvuge kuri inkone. Jewe. Aho wari wamfatira se? Ntabwo bareka twumvikane. Ibintu byo kujya mujya mu nda mukira abana mubyihorere kandi nawe ujye ukora amafaranga yawe yabike ntago yashira umushinga. Niba uri munyenote noneho. Yabyihorere bana. Niba uri munyenote izana amafaranga tuye ko wowe uyafite. Bya mwana mwe.